Yes, twongeye kubashimira, twongeye kubasuhuza kandi nanone cyane cyane mwebwe mudasiba kubana natwe. Hari n'akamotivasiyo maze iminsi mbona ni sawa cyane. Mhm. Abantu bari kunyura mu gikari, abantu bari kwandika mu makomenti, Batubaza ati muri he batubaza ati byagenze muri gute hehe, ko se ko nta kiganiro turi mwacecetse kubona kandi ari mwebwe mwaduhaga amakuru, bimeze bite? Iyo ni kandi motivasiyo ikomeye. mm, Turabashimira cyane rero. Ikindi mm, kandi tunabifuriza ibihe byiza, tubibutsa gukora subscribe batarayikora, yeah. bayikora nabo tubabwira tuti ingofero tuyikuyemo, mwarakoze cyane. nibutsa abantu bakora sabo buri munsi Barasubscribinga bakongera bakanisubscribinga icyarimwe. ntabwo ariko bigenda iyo Mm. wakoze kuri subscribe cyangwa kuri inscrivesi cyangwa se kuri Kuri ka kantu gatukura. si abone ni rimwe gusa. Iyo wagakoze ukagahindura ibara ni rimwe, ubwo ubutaha ni ukuzajya ukora kuri ka kaganza kazamuye igikumwe hejuru kavuga ngo oke urumva. Ubundi wenda wagira ikintu ushaka kuvugaho ukaba wajya hasi handitse muri comment cyangwa komentari cyangwa komante ukandikamo icyifuzo cyawe. Ariko subscribe, inscrivesi, si abone ni inshuro imwe gusa. Ukoraho inshuro imwe kabisa. Iyo wongeye kuyikora ahubwo nyine uba ubizambije kaba kabaye. Tutari twajya kure rero tubifurije ibihe byiza. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo mu byiza no mu bibi mushime Imana. Uko bimeze kose muri iki gihugu ntabwo bimeze neza twebwe aho turi, ariko turasuhuza n'abatari muri iki gihugu kandi n'imiryango yacu nayo turabibwira tuti ntimugire ikibazo, Imana iracyaturinze. Abari hano rero dufite ubwoba yego, ariko dushima Imana ko ikiturindiye muri iki gihugu kimeze gutya. Niba bica bene wabo twebwe badukorera ibingana iki? Byakomera kurushaho. Niyo mpamvu tugomba gushima Imana cyane ko bica bene wabo ariko twe bakaba bataratwica kandi barishyizemo yuko natwe turi mu bintu bisubiza inyuma igihugu cyabo. Iyo rero ni intambara. Nanjye ni Teta. Nk'uko mutuzi dusanzwe tubana muri ibi biganiro byacu. Uyu munsi ku yindi nshuro nanone tugarutse muri ibi bintu by'imyigaragambyo bibera inaha ngaha, nyuma y'uko hari abamaze kubigoma benshi. Ariko mbere yaho tutaragera mu myigaragambyo, abantu banyuze kuri cano turi kubabwira ko bya Bwiza yasubiye mu gihugu, gusa yabonanye n'umuhanzi wa hano bita Mr Brown, umuhanzi ukomeye hano. Indirimbo ze nyinshi ziririmba mu rurimi rwa hano rwa gakondo, ariko yabonanye na Bwiza. Ni umugabo ufite femu hano muri iki gihugu. Hari imishinga bafitanye. Bafitanye umushinga. Abonye Bwiza yaranditse ko bagiye gukorana. Niba atatubeshya rizakoramo umuntu ategereza amaso agahera mu kirere. Uko byagenda kose sinzi ko yapfusha ubusa itike ye. Hagati aho rero tukiva muri entertainment twahita tugaruka mu bintu biri muri iki gihugu bibabaje. Ejo hari audio yacicikanye y'umugabo w'umurundi avuga ibyamubayeho, avuga ku kuntu nyine ejo abantu bari bambaye imyenda y'umutuku bagiye babafata, kandi si ejo gusa bimaze iminsi. Mbona bari bafite amafirimbi kuko muri iki gihe hari ibintu bisa n'ibyahindutse pasiporo cyangwa indangamuntu. Ni na pasiporo ya badge bagenda n'iriho. Hari badge iriho ifoto ya Bwana Monderane Venancio, iriya bayita pasiporo rero. Hakaba ifirimbi bambara mu ijosi bagenda bavuza, iyo nayo igutambutsa ahantu. Niyo utayivuza ariko ukaba yambaye mu gatuza nayo yakarita. Ukagira n'iki kindi utabifite byose akaba afite vuvuzera. Uratambuka amahoro kabisa. Ubwo rero abantu bari bambaye imituku, tubibutsa yuko impamvu bafasha abantu bambaye imituku ni ukubera ko idarapo ry'ishyaka riri ku butegetsi ibara ryabo ni umutuku. Bakoresha ibara ry'umutuku. Ubwo rero niyo wiyambariye umutuku utabizi urabizira.
niyo waba utabyibukaga baragukubita iyo mu nda igahamagara iyo mu gihuru nta n'igihe ahubwo ushobora kuhaburira ubuzima. ibintu byabaye uruvange kabisa. Uwo murundi ariko naramwumvise, numvise ubutumwa yari ari gutanga anyuza ku ma WhatsApp avuga ukuntu yateze bisi bisanzwe, mugenzi we w'umurundi nanone ngo aramuhamagara, baraganira bavuganira mu kirundi, mu kinyarwanda n'ubundi ni bimwe. Noneho abari bari muri iyo bisi ngo bose bahita batangira kumureba, baravuga bati uruwa hehe, uzana ibyangombwa byawe, arabitanga, asanga ni umurundi, baramubwira bati ugize amahirwe sha ngo iyo uba ufite icyangombwa cyabanditseho Abanyarwanda, icyangombwa cy'u Rwanda, ngo twari guhita tugutsinda hano, twari guhita tukurangiriza hano. uwo murundi rero yakeburaga bagenzi biwe abibutsa ko badakwiye kuvugira ku matelefone z'indimi abanyagihugu bataba bumva, ikirundi, ikinyarwanda rwose ko biri muri risike, mwe mukiretse. Fazari wavuga igifaransa cyangwa icyongereza ku bagishoboye, ariko ikigaragara cyo ni hatari. Ikirundi n'ikinyarwanda kiri mu mazi abiri, ni hatari. ubwo rero ibyo bintu binanyibutsa twongera kwifuriza iruhuko ridashira wa muvandimwe w'umurundi Emmanuel baherutse kwica umunyagihugu amuhoye yuko, ndumva twarabivuze mu biganiro by'ubushize, amuhoye yuko atamugaruriye ku mafaranga kandi atamuhaye, ariko yitwaza yuko ari umunyamahanga, amugirira nabi. Ariko dusubiye inyuma gatoya, njye nagerageje gukurikira neza iriya nkuru ngo nsobanukirwe ukuntu umuntu byageze ahantu agonga, ajya kureba imodoka akaza akagonga umuntu. Nza gusanga ngo uriya mugabo yinjiye mu iduka ry'uriya munyakwigendera, anywamo inzoga, yitwaza ibyo by'imyigaragambyo n'ubundi, ashaka gusohoka atishyuye. Twari twabivuzeho. Hanyuma we yarabeshye, urya mu bwana nyakwigendera ngo yabuze patience nyine, aracyocyorana nawe. Ikibazo cyatumye abura patience, ikintu cyatumye abura patience ni uko yamubwiye ngo nakwishyuye ahubwo matro, kandi atamwishyuye, kandi ashaka yuko amugarurira kandi atamwishyuye. Gusa ibyo bintu ntibyatuma abura patience. Muri iki gihe ni nacyo kintu cyagitumye mbikomozaho. Muri iki gihe ukuntu ibintu bimeze, ugomba kwirinda, ni ukwitonda. Njyewe nabonye hariya imbere ya hariya dukorera, abashinwa bahakorera, abantu baragiye binjiramo babasaba vuvuzera, vuvuzera imwe, hari utuvuzera bari gucuruza 100, baratubahereza 2, nkaho bakagiye kwishyura bisohokera barigendera. Umusekirite wo ku Bashinwa urabona ko baba bafite abasekirite, abasohokaho agira ngo abagarure, aranabagarura, baragaruka, ariko bahageze baramubwira bati twebwe tuje kubasaba vuvuzera gusa yonyine ya desi, nta byo kubishyura. None ntabwo mushaka no kutureka tugende, mashaka kudufata ngo mpaka twishyure. Okay, nimufate vuvuzera zanyu, reka natwe tugende duhamagara abahungu bacu turaze tuzifatira ubuntu. Umushinwa yabwiye umusekirite ati genda bareke bagende, ahita afunga. Kuva icyo gihe ntarafungura, n'ubu ntabwo yafunguye kugeza ubu. Ejo nibwo bafunguyeho akaryango gatoya, ariko nabwo ntabwo bahamaze umwanya. Ni ukuvuga ngo rero umushinwa yarabirebye aravuga ati ngaho kugira ngo umuntu anyice mpora 200 nagende, ntamuha muri kakagenda. Kuri abo basigaye rero nabo bakeneye kubyitondamo cyane. Habaye ikintu hano Benfica, bari kuza mu ubucuruzi ibintu by'ibiribwa n'ibiki, akavuga ati emera twari turi bakeya, ikiro cyangwa ibiro 2, twari turi bakeya, cyangwa se tuzana abandi tubitware twari duka ryose. Ariko ibi birarutanaho kugira ngo muzire rimwe mu bitware byose, waza ukansaba ikiro ntanakiguhereza ukigendera. Aguma amagara. Abantu bakeneye kwirinda cyane muri ibi bihe. Hagati aho uriya muvandimwe na n'ubu nta nubwo aranashyingurwa kubera ibi bibazo n'ubundi. Kubera ibi bibazo aracyari muri morgue, nta hantu banyura, kubera nk'ubu ngubu 4x4 yazanye gutangira saa 2, imodoka zahagaze nta hantu bashobora guca kugeza saa 10.
uzashyingura umuntu uzindutse saa 12 nijoro uzashyingura umuntu nyuma ya saa 10 ni hatari na saa kabisa 10 nabwo uba ufite iminota mike uko byagenda kose saa 10 ntiwajya ku irimbi ni ijoro hatari ryakugwaho cyane mutarashyingura. Bwana Venancio yakoze ikindi gice cya 4 ubwo ni episode ya 4 kuri season ya 4 icyo yise 4x4 iyo yise 4x4 iyo 4x4 ayizanamo andi mategeko rero yo kuvuga ati guhera saa 2 za mu gitondo gushyika saa 10 nta modoka n'imwe akeneye mu muhanda. Umva turi kugenda n'amaguru nanjye ejo bundi nagiye kuva aho dutuye kuva Benfica ujya Magwanini ubwo abantu bari mu Rwanda ni nko kuva ku Muhima ujya nk'Iremera mpagenda n'amaguru nkajya mvuga ati kubera haba harimo amabariyeri avuga ati wenda wasanga nari kubona wenda nk'agacopera urumva copera ni twa tumodoka abareba filime z'Abahinde ni utumodoka ariko tw'utumoto urumva cyangwa nkabona wenda taxi voiture ishobora kumvana kuri bariyeri imwe ikangeza ku yindi basi nkayihayo makeya ikagenda umva nagerageje guhamagara kuri Yango bose bakajya bambwira ngo no driver found around nta modoka n'imwe yagenda nta mushoferi n'umwe uhari n'abari bariho narabavugishaga agahita avaho agahita avuga ati oya byakomeye sinasohoka imodoka yanjye batayimena ibirahuri barazimena barazitwika hari naho nabonye bisi ya nk'iki Yutong mu Rwanda niko tubyita zandi bamwe bita za rukukumba ngeragere yego nuvuga ngo guhera saa 2 kugera saa 10 z'umugoroba nta modoka n'imwe iba igenda abantu baba bicaye mu muhanda abantu binaha bakunda no kwinywera inzoga cyane uba usanga bicariye mu muhanda bahagize ikibuga cy'iwabo bahagize rwose akabuga ko kuba baruhukiyemo harimo abari kuzanamo imitaka minini nk'iriya ya za MTN cyangwa bakaza bagakora akameza mu muhanda rwagati bakagura amabyeri bakigurira inzoga bakaba binywera gake were wakusunutse amazuru ngo n'akamodoka bakumerera nabi cyane n'ambulance irasaba barabanza bakareba niba koko harimo umurwayi urembye kandi mugomba kugendana amafaranga make nibura yo kubahereza ubu bari kwishyuza ngo portage yabo ntago ibintu byoroshye kabisa nyuma yaho ariko naje kumva Nancy Mondelane atangaza ko yageragejwe kwicwa yego ejo bashatse kumwica ejo hatambutse liste umwandiko uvuga ahantu Mondelane ari quartier arimo adresse inzu umucumbikiye ngo ni umupasiteri umufasha mu bintu byinshi nabonye bavuzeho n'ibigwi byinshi bye by'uwo mupasiteri ngo niwe umwishyura internet niwe ugira gute urumva mbese niwe wamwishingiye muri byose rero bagira ngo bamwereke ko bamenye adresse kandi koko ngo bagerageje no kujya kumureba ubwo nabonye hari umuturage wanditse avuga ati ibi bigaragaza yuko Venancio impamvu bataramwica si uko batazi aho ari ahubwo bakoze ibi kugira ngo batwereke yuko babishatse bamwica kandi na niko babigenjeje no mu bihe byose byagiye bishira ni uko babigenjeje noneho rero byateye urubyiruko rwa hano uburakari bwinshi bavuze yuko bagiye gupanga bakajya bajya buri rubyiruko rwa buri zone igapanga uburyo idiringa na zona yabo urumva bagapanga uburyo nyine bayobora zona yabo harimo gusahura ngo harimo ayo mabariyeri harimo ngo kubuza abantu gutambuka harimo gutera abapolisi bakomeye harimo gutwika amashwadara ibiro bya polisi urumva harimo gutwika ibiro bya Frelimo harimo gutwika ibintu byose bijyanye n'ishyaka riri ku butegetsi bagomba kubitwika kugeza ubu bamaze gutwika ibiro bya polisi byinshi bamaze gutwika amasite y'inoza yo gutorerwaho ya Frelimo menshi mbese ibintu
bimaze kuba bibi cyane kandi biragenda ibintu bizamura ibintu biri intera. kugenda bizamba buri munsi ku munsi, kandi agatangaza ko iyi 4x4 nitagira icyo ibwira aba bari ku butegetsi bahanganye nawe, ngo azazana noneho iyitwa turbo V8. Turbo V8 ubwo izaba iri ku rundi rwego. Niba 4x4 imaze icyumweru, turbo V8 ubwo izamara ukwezi cy'amezi abiri. Usibye ko ubundi bitangira abaturage hafi ya bose bumvaga bamuri inyuma, ariko hari akandi kantu kajyanye no kurambirwa ndi kumva mu baturage cyane cyane ko yababwiye ko nta minsi mikuru ngo izaba. Barababwiye ati nta minsi mikuru igomba kuzabaho, bagomba kuguma bakigaragambya ngo mpaka abaturage babyanze. Barimo baravuga ati ni umunsi umwe ubaho mu mwaka wose. Sinzi igihugu cya hano muri Afurika, bari Central Africa, nanone umuperezida yaratowe, abaturage banga ko arahira, bakora imyigaragambyo bagira gute, bavuga ngo ntazarahira. Ariko Central Africa nibwo yatumyeho u Rwanda n'izindi ngabo z'ibindi bihugu kujya kubafasha kurinda umutekano wabo, ariko watowe ararahira. Rero nkurikije ukuntu mbona ibintu by'ahangaha bimeze, ndabona Frelimo nayo gutuza, guceceka, kuguma muri iyi pozisiyo irimo, si uko ari abaswa. Hagati aho abaturage benshi barimo barakora ama audio avuga yuko hari abasirikare b'u Rwanda bavuye Cap Delgado barimo baradeployingwa mu bice bitandukanye. Kugeza ubu ngubu ibihuha biravuga yuko Nyusi, perezida wari uriho, ubu ngubu arinzwe n'ingabo zivanze n'iz'u Rwanda, ariko n'ibihuha ntabwo twahagazeho, turimo turabivugaho n'ibyo abanyagihugu nabo bavuga, kubera ko abanyagihugu nabo bakomeje kubizengurutsa babivuga. Bavuga ko perezidanse irinzwe na RDF, kandi bakavuga yuko nko mu bice za Pemba na Mpula na gatatu bavuzera n'ahantu hatatu, bavuga yuko ahadeployinzwe abasirikare ba RDF, ko aribo ngo bagiye gutangira kujya barinda umutekano. Bo bavuga yuko bo barabikabya, bakavuga yuko nta kindi kibazo ari ukwica abaturage, ariko ntawe uzi ireme ry'ayo makuru neza, ntawe ubizi neza, kandi nta n'umuntu uricwa azize abasirikare ba RDF. Reka twizere ko wenda ibintu bikomeza kugenda bijya ku murongo, dusaba abantu kwihangana no kwirinda batabyibagiwe. Mwirinde, haguma amagara, haguma ubuzima, kandi umunyagihugu nakwiyenzaho akagusaba turoko atanakwishyuye, niba ari ishoboka yimuhe pe, yimuha kurekera amagara. Amafaranga wakomeza ugashaka andi, ariko nta garaje ry'ubuzima. Ubu se umuvandimwe aho ari muri morgue ari gukorera ngaho ntayo, iyo yakoreye yarahagije. Umudamu we yari afite umugore n'umwana bakiri bato, ubu se barishimye. Urumva nyine nta kwishima kwaba kubirimo. Ubu rero mwese mureke duhare ibintu bya Kayizari tubirekere Kayizari. Reka rero tubashimire mwe mwabashe kubana natwe muri kiganiro cy'uyu munsi, tubararikira ibiganiro bindi bikurikira, tubavuga ngo mukomeze mwirinde kuvuga izi ndimi zacu ahantu muri public, wenda muvuge mu ngo zanyu. Usibye ko nanone ukurikije byose birimo risike, ariko ukurikije ukuntu abanyagihugu babivuga, bo bavuga ko urumva nk'uwo Murundi yahanyuze kubera ko ari Umurundi, bamwatse ibyangombwa basanga ni Umurundi, ariko nibishyika ku Banyarwanda bamenye ko situwasiyo itoroshye cyane, bamenye ko aribo bakwiye kwirinda. Uwabivugaga ni Umurundi kandi yabwiraga abarundi bagenzi be, ariko n'Abanyarwanda bumvireho kandi bumve ko aribo bireba. Twebwe turi muri risike, navuga ngo ni risike, kubera yuko ingabo z'u Rwanda bamaze kuzishyiramo. Ubu rero biradusaba kwirinda cyane, twebwe abavuga ururimi nyine ingabo z'u Rwanda zivuga, biradusaba kwirinda cyane, by'umwihariko umunyarwanda aho ari hose, waba uri uwageze hano kuva kera, hari ama audio yagerageje gutambukaho abantu bisobanura,
bavuga bati twebwe abahageze kera nta kibazo dufitanye namwe abanyagihugu, yego nibyo, ati umwanzi wanyu niwe mwanzi wacu, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko tugomba kwisanzura. Rero twirinde kandi dusenge cyane, ubuzima bwacu n'imiryango yacu n'ibintu byacu tubishyire mu maboko y'Imana. Ni icyo ngicyo nababwira. Bifuriza ibihe byiza, ko aho muri hose ibihe ni bibi ariko wishakemo ibyiza. Ciao ciao. Ciao.